Tisha. Byiza. Papa wari he? Naho hari. Yagiye he? Namenye yagiye. None se nagarisi. Yego ni papa wanjye ariko namwumva nzi yagiye. None ko namushakaga. Aho mwahuriye mu kazi se ntango ubuwaza. None se shandi ndavuga ko twahuriye mu kazi. Erega yabimbwiye. Gute utaza hari noneho. Ariko wa mugabo ukomeza kuncyanukaho namwumva nzi yaje. Iko shango nanjye kugushyanukaho. Utancyanukaho se naringiye niho ngiye. Shumagaritse mu ako petit so arimo cyane nawe urimo. Naho hari ye. Asha we na so suri ko muri kunyambura. Inga nze ngwereke sha. Zimitsagurishije sha nagari cyane nkawe kabisa. Yegiye durukana yaranyishe. Nuko nese mukata mu tugo byore. Wabundi we nagufata azahita kumukanya. Yego ye afatana. Ngiye ntaho umwisilamu azampatiye ngo namugujije ideni. Yeka bazakura bure hubwo. Makuru yawe. Sha amakuru yanjye ni meza pe. Ariko ndi kubona wagiye kukubera amabi kabisa. Gute se wamuneje umwisilamu ntabwo namuguteje ariko ubwawe nagufata. Uzaba byirebera iyi na day. Namusaba se ubizi ngiye yiruka amazi. Nabyemera. Utabara murangiye mu rw'Imana. Wowe utabara murangiye murangira iki? Twahuye nanjye turi kumuguru. Wowe ubwawe nagufata. Ibyo yankoreye sha ibintu yankoreye. Wowe bazagukora azabikuba gatatu. Yebye ubwo nanjye nari mubwiye ko utabanje mu rw'Imana. Njye naho namurangiye. Rero kambe muzahuza nkuko duhuje kabisa ariko bazagukorera nyine ubwo uzabibona kabisa. Ukiye shituko gatabo gutanga umusamu. Yose ibyo bikumva nahita onza yuko ibyo gufite mu muntu. Ati biterewe ni 180 byanjye. Ariko ngewe rero uransetsa. Uhora unyishyuza ntabwo ujya wishyuza faranga. Bakwishyuza se so yandini. Nese ko nari ndi kumwe na Valente ku cyari Valente tukontra mu cyari niyo wibunza nta mafaranga mfite kuraho kabisa. Nanjye sinzi kurampa mu nzara ndakora. None ko ntayo mfite biragenda gute? Ukumva mu nzara nyine biragorana nawe uri kubyumva. Sinzi ko urabigenza ariko kabisa dore kibiki buranyambura imyenda. Kugira ngo ukure imyenda se watse mu Ngeze ntabwo nari kuzaba kwishyura utarinze kunkubita. Kanzi njye kubona n'uwo muginga ngo ni Valente. Turamwishyura cyangwa urishita. Nisanga ndakwishyura wereka mbandangu. Se wowe ibyo byawe ngo kujyana n'ibyo. Yega ndumugabo mugenzi wawe ntabwo wagenda imyitapaho. Umugabo utishyura ideni se n'umugabo. Reka ideni ry'abisiramu kugishyura biragora mwapfa kwishyura wapfuye. Inde upfare. Ku ideni ryawe unapfa None bite kutanyishyura? nta mfite nyine. Mfite nyine ubwo hari n'ugupfa. Yakumyitabyeho. Ubwo iyo udapfuye birambabaza kurushaho udapfuye. Uragira ngo mfeze ideni ryawe nakwishyura gute wapfuye ariko nyine bikamfasha kutakubona muri iyi si byamfasha. Indari kamwereke. Ufite amahitamo abiri. Ayahe se Kwishyura cyangwa gupfa. biragenda gute? Kugenda nyine niba nawe ufite Nuko amafaranga afite n'uso natashaka no gupfa. urumva rero uragenda urapfa. Gute se? Ntabwo wankije ikibazo nabo. Urapfa nk'imbwa n'utazana. Ntabwo napfa n'imbwa. Nimba ari ibintu ugiye gupanga neza ntabwo napfa. Yapfa nk'umugabo ndapfa. Ubona ko umfanya bwawe. Umugabo n'upfa asize yishyuye amadeni yose ariko wowe usiga ibyene ryanyu urumva n'imbwa. Ushaka gupfa nk'iki ntabwo nakura nk'ijana. Ntabwo nakura nk'ijana. Ijana ry'inote ariko ni inzeka ry'inote. Ntabwo ugishaka se? Ry'inote ndarishaka. Ushaka ijana ry'igiceri nyine. Ry'igiceri mu bihumbi 200. Yego nyine niyo saha uvuye ibiceri bikeya ntiyaba ari kugabanya ibiceri bikeya cyavuye igiceri gikeya. Igiceri gikeya nyine kivuye kuri izo note zawe ntabwo yagabanyuka amafaranga. Oya igiceri cyo nabashije ndega kuri ijana ry'inote. Kamwe icyo cyo gukora rero wa mugabo. Gute se ikintu byo kumurira nyine? Reka kubite rwandiremo. Byarutwa. Ugize imana sinishe bura abantu n'isi n'agaruka.